Centre ya Mahoko ni centre ihuriweho n'imirenge ya Kanama na Nyundo. Mu itumba ry'umwaka ushize centre yahuye n'isanganya aho umugezi wa Sebeya wuzuye ugahitana ubuzima bw'abaturage ndetse amazu yabo agasenyuka, imitungo nayo ikahatikirira. Ibi byatumye ubuyobozi butegeka abaturage bafite amazu ku nkengero z'uyu mugezi wa Sebeya yasigaye atasenywe n'amazi kuyasenya burundu mu rwego rwo kurinda abaturage impanuka ziterwa n'uyu mugezi. Ibintu abaturage batishimiye na gato. Bagiye kudusenyera, abana bacu bazamaye ibobo. Kuko abana twacuruzaga tukabishurira amashuri. Ubu ngubu igitangaje n'amazu turimo nayo banki iraziyateze. Inzu warayiguze uyitangaho amafaranga wayakuye muri banki, none ngo nibaze bayisenye. Hari uwahabonaga ifaranga ahahisha buri kwezi akaba yiteguye ko ari buze kuhakura amafaranga azamutunga. Bene abo ngabo rero kugira ngo babwire ngo nibasenye bakureho nta n'ahantu bagiye birakomeye. Nyuma y'uko leta yumvise impungenge z'abaturage yafashe icyemezo cyo gukumira amazi arenga inkombe z'uyu mugezi maze hubakwa inkuta ndende zitangira amazi, ari nabyo byatumye abaturage bemererwa gusana no kuvugurura inyubako zabo zangijwe n'uyu mugezi, ibintu bavuga ko byabashimishije cyane. Twarishimye cyane, twabyakiye neza. Ubu ngubu noneho ibyo twakoze tukubona bitarapfuye ubusa, bidufitiye akamaro. Leta turayishima cyane kuko leta ni umubyeyi, ireberera abaturage kandi ikareba igikwiriye umuturage ikagikora. Impamvu yo kwishimayo sinjye gusa n'abandi bose uwo wabaza byamushimisha. Ikindi gikomeye cyatumaga abantu bumva banababaye hari ukubura akazi, hari ikindi kuba hano amazu yari yarabaye nk'amatongo, gutambuka hano nimugoroba byateraga umuntu impungenge abona ko bashobora kuhamwakira nka telefone cyangwa amafaranga, byatumaga batakara kubera ubwoba ibisambo biramufatira ahantu hameze nk'amatongo. Yaba umwana, yaba umukuru, yaba umukecuru, yaba umusore barishimye, n'abakarasi ba hano bikorera imitwaro nabo barishimye kuko ubu ngubu amamodoka yabo ari hano ku munsi w'isoko bapakurura, buri wese akabona ikibeshaho umuryango. Urumva nta mpamvu yo kutishima. Uretse kuba abaturage bishimira kuba barakomoreye kongera gukorera mu mazu yabo, ubuyobozi bw'umurenge wa Kanama ufite igice kinini kibarizwa muri iyi centre ya Mahoko buvuga ko byanahinduye isura y'iyi centre, dore ko mbere yasaga n'umusaka. Mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize nibwo ku bufatanye bw'akarere na Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi bafashe icyemezo cyo kubuza abaturage kongera gukorera mu mazu yegereye umugezi wa Sebeya, bavuga ko ari mu manegeka. Mu mezi abiri ashize nibwo Minema ifatanije n'izindi nzego bafashe icyemezo cyo kongera gukomorera aba baturage amazu yabo y'ubucuruzi asaga 160 yari yarafunzwe. Rafiki Kabenga, Flash FM, i Rubavu.